twatangiye ubona dufite igihunga ariko tugera aho tuza mu mukino ari Kigali kuko ni ikipe ikomeye. Ubu urumva iyo ikipe ikomeye ahuye n'indi ikomeye aba ari fight, ntabwo byari byoroshye. Gutsinda igitego nyine byanshimishije cyane. Naje muri uyu mukino numva ko baro yose ndi bufate ndi bushote kikajyamo, ariko nyine byanshimishije ko nashose ikagenda neza. Endera urumwe bari kwitwara neza na kipe nationale imikino iheruka, urumwe mu bagumye bagarukwaho. Se ni ibintu wateguye biri kukubaho biri kugutungura nyine ni kumwe agasikise kaza bimeze bitemerase muri iyi minsi ari kwitwara ate abaye hatameze ate? Ikintu cya mbere mu kwitwara neza navuye Kamonyi nza mfite papasi yuko ngomba kwitwara neza. Nza muri Rayon Sport nkora cyane, iyo dukoze imyitozo mu gitondo nkaryama nkaruhuka, iyo numvishe meze neza ndaza nkakora neza nimugoroba. Ndakora cyane kugira ngo byose mbigereho. Intego zanjye ni ugukomeza nkava muri Rayon Sport njya hanze. Ntabwo nifuza kuva muri Rayon Sport nyine mu yindi kipe isanzwe yo mu Rwanda. Ikibazo kimwe uri kubona nk'uno munsi mwakinnye umukino wenda musa nk'amudahuje ijana ku ijana nk'uko byari bisanzwe. Ese wenda yaba ari cya kibazo cy'uko wenda mwari mumaze iminsi mudafite coach nk'uko yari yabitangaje mu minsi nk'itatu ishize? Ubusanzwe twe turamenyeranye, ariko cha wacu yaba hari yaba adahari, hari ikintu yatwubatsemo ko tugomba gushyira hamwe mu gihe ahari cyangwa se adahari. Ntabwo twavuga ari gihe ushobora kugira ubwoba kubera ko ari ikipe ikomeye tugatangira tudahuje, ariko twongera tukisunganya.